25 October Rwanda. Nizere ko meze neza aho muri hose. Njyewe ni Nkuringoma Frank kuri Nkuringoma TV nkuko isanzwe. Ni Nkuringoma Frank kuri Nkuringoma TV. Nago nitwa byose bifatanya. Rero abantu bazi ngo nitwa ngo Nkuringoma Frank Nkuringoma TV. Nkuringoma Frank niyo mazina yanjye kuri Nkuringoma TV. So uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo kigiye giti ese abanyarwanda batangiye gukora ibizamini bya leta ryari bizwi na national examination. Ibi ngibi nyine dukora tuva wenda P6 tujya senior 1 cyangwa se tuva senior 3 tujya senior 4 cyangwa se tuva senior 6 dusoza icyiciro cya secondaire. Rero nkuko tubizi uburezi mu Rwanda, education mu Rwanda yatangiye ku mwaduko w'abazungu mu mwaka w'igihumbi 900 ko nibwo ari hatangiye ishuri rya mbere. Ubwo ntabyo tuzabigarukaho, ariko icyo gihe ntago ari bwo hahise batangiye gukora ibizamini bya leta. Ibizamini bya leta byaje nyuma y'imyaka myinshi, hashize imyaka nka 78 ndakeka. So ibizamini bya leta mu Rwanda byatangiriye ku banyeshuri barangiza amashuri yisumbuye mu mwaka w'igihumbi 1978. No kuvuga ngo ubusanzwe hakorwa icya leta cya P6 senior 3 na senior 6. Ariko nuvuga ngo ibizamini bya leta bitangiye gukorwa mu 1978 byatangiye bikorwa ku rwego navuga ngo rw'icyiciro cya kabiri cy'ihanozo cya secondaire, ubwo ni cya senior 3. Nibwo abantu batangiye gukora ibizamini bya leta. Mbere yaho ntago bakoraga ibizamini bya leta ku rwego rw'igihugu nk'uko tubizi. Rero bikaba bari barabishyizeho kugira ngo basuzume capacity y'abanyeshuri, ese umuntu niba yize imyaka iyi amaze kugira iki mu mutwe. Niyo mpamvu rero babishyizeho. Ikindi kibazo umuntu yari yabajije ngo ese yego niba koko icyo gihe gihari abanyarwanda batangiye gukoraho ikizamini cya leta, ese bamaze gukora kuva icyo gihe kugeza 2025 hamaze gukorwa ibya leta bingahe? Ubwo ngo kuva 1978 hamaze gukorwa ibya leta bi hagati ya 45 na 47. Impamvu ze ngo hagati ya 45 na 47 ni ukubera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi kandi uramwaka wabaye impfabusa. So rero izo akaba arizo mpamvu zaba zaratumye zitaba inshuro 47 kuko niyo myaka navuga ngo ishize. So rero ikindi nababwira nagenda mbabwira wenda nk'ibigo bishinzwe na kugenzura ibya national exams cyangwa se ibizamini bya leta igihe byagiye biberaho. Abantu benshi cyane cyane abagenzi ntago bazi ikigo cyabayeho cyitwaga RNC cyangwa se RANEC, Rwanda National Examination Council. Rwanda National Examination Council niyo yabanje bwa mbere mu gutegura ibizamini bya leta, ariko yashinze mu mwaka w'igihumbi 1990. Iyi ngiyi yaje gusimburwa na REB. Abagenzi turayizi cyane bayita cyangwa se Rwanda Education Board. Mwese mwakoze ibizamini byateguwe na REB. Noneho REB nayo iza gusimburwa REB yagiyeho mu 2010, hanyuma nyuma haza kujyaho NESA yagiyeho mu 2020. Rero NESA ni National Examination and School Inspection Authority, yashyizwe mu mwaka wa 2020 mu kugenzura ibizamini bya leta no gukora isuzuma ry'uburezi. Rero ngibyo ibisubizo. Wenda uwo muntu yaribarije ku giti ariko nkeka ko hari n'abandi byafasha kumenya background ya education mu Rwanda ndetse n'ibizamini bya leta. Kandi nkusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu, murabizi ko biba ari iby'ubumenyi bwinshi cyane ku buryo icyo byagufasha. Njye ni Nkuringoma Frank kuri Nkuringoma TV, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.